ni w'imyaka 3. Okay. Namusigiye papa we bitewe n'impamvu runaka nayo nayivuga ntaribi. Uyivuge. Nimba ari ibintu biprive ntubivuge. Ntabwo biri prive. Byagenze bite kugira ngo papa w'umwana wawe urumva mumusigire? Kuko ari byo ngene twabanje kuganira n'ejo twaganira. Nyine bitewe n'ukuntu nagwamagaye nkumva ngukeneye. Kandi n'ejo barabimbwiye n'umusore bimbwiye. Gusa nyine ndabonye bigeze nsangira ngo nibiza ariko kuba waje nyine nahise binyereka byinshi ko zirikana abantu benshi mu bice bigiye bitandukanye. Okay, nyine umupeti wanje namusigiye papa we bitewe n'impamvu iyi ngiyi. Njyewe ndi imfubyi, nta mama ngira nta papa ngira. Kuko ubuzima nari mbayemo bwari bukomeye cyane ku buryo natari bubashe kurera umwana kandi papa we nta kintu yamfashaga habe na kimwe kuva yavuka nta n'isurubeti yiwe nta n'indumane yiwe nzi. Okay, namusigiye papa we. Okay, namumusigiye kuri kamera. Kuri kamera? Yeah. Nkuko amusigira hano se? Nkuko nabandi hano turi kwinje nawe nkuko nagwamagaye. None ngiye nkahita ukahita umamagarira papa we nkamumusigira. Kuko nari nabuzwe namusigira kuko iyo muhamagaye ngewe yanga kumfata. Okay, nyine nahisemo musigira. Noneho nyuma ikintu cyaje kumbabaza naje kumubonana umunyamakuru. Umugore w'umunyamakuru. Kandi nawe afite akana k'agahinja. Nawe afite akana k'agahinja. Nabonye ari agahinja pe nani afite nk'amezi 3 cyangwa 2. Noneho nahise mbona yuko papa wiwe nawe ashobe kuba yaramutaye abandi bantu kwa mutoragwe sinzi uko byagenze kuko papa we muhamagaye arangupa. Wowe washidutse ubona ku munyamakuru? Nyine nashidutse mbibona kuri YouTube mbona ari umugore w'umunyamakuru mufiti. Ndavuga ati se digute umwana wanje binera none muze kubitekezaho cyane. Ndavuga ati reka mamagare Siaka ankorera ubuvugizi mbashe kubona umwana wanje. Bitewe n'ubuvugizi bwawe no kubera Imana. Ariko Imana ngifashe wifashije. Nkuko nanjye nifashije ikise. Je ikintu nifashije ni ukugutumira nkaye nk'umunyamakuru uzanye abanje kumuna n'abanyamakuru bagiye batandukanye hirya no kandi wambwiye ko n'umuntu aziranye. Turaziranye. Nese ni gute ufasha benshi? Atangizwa na ka. Ufasha simbizi sinzi nizina. Ugashyiraho ufasha benshi nanjye nifuje ko wamfasha. Kuko nanjye nacyo nacumiye ku Mana impamvu namutanze suko ari ngewe cyangwa suko mwanzi. Kubera ubuzima ndi imfubyi na mama na data sinamushyira nyirakuru na papa we na mama ubyara papa we nawe nzi ubyibaho ati ngiye namushyira ati mvuge ati mushyizana umwana mujya muvugana umwana cyangwa aratageze igihe cyo kuvuga cyangwa kumenya ubwo kuba mwavuga kuri telefone mukaganira. Umwana wanjye afite imyaka 3 kuba yavuga yamubwira ati bimeze bite ni sawa ariko sinamuvugisha mukuye nanjye twanye tw'imyaka 2 kuri kamera nkamubwira ati se ndibaza ati se ni gute nsigira papa we namuhamagara akanga kumfata. Naho ndifuje kugira ngo nguhamagare kuko nagiye mbona kuri YouTube nahe hose no kwe hose ujye ufasha benshi bagiye batandukanye. Reka dusoreze ku kintu kivuga ngo umubyara bubashije kurera atawisubiza. Yesanya ngusuza kandi nizere ko umeze neza uri hose mu cyo bigiye bitandukanye Iburasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course check it cyakabanye kina n'abana ukina n'abanyina batandukanye mu cyo bigiye bitandukanye ramwe Kigali muze 25 dusaba batandukanye mu cyo bigiye bitandukanye twaye gusibanganya inkuta twasenye twanze gutanga isanamitima ku badukurikiye cyo gusaba nta kindi ni subscribe like share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho buri munsi. Iyo ubumvuze ngo byacu nuko ari mwebwe nkorera ubwo ni imbyange namwe nimukora subscribe iyo jambo ritukura mukarekandaho ako kazuye mukakandaho biroroshye kutajya kunshakisha kuko mu bantu 31,127 nibyo tumaze kugera nibyo agaciro cyane mu gihe maze kitari kirekire gitoya mwanyeretse urukundo rwanyu. Kuri kamera umukobwa meruka muri 2021 turongeye turahuye nizute meze neza ibintu ni sawa nari barashima Imana. Ashima Imana shobora byose yo mwijuru cyane. Gafuru Rahim ni Uwiteka niba nyine muwe nyine imbabazi cyane. Nambaye akagofero naburebare keza sanga hari akaguze 2. ko mvuga pfa byose nk'uwakanguriye ariko bibise n'amafaranga make ni mu marundi ukunangana urabandi ubu no kwambara ikintu mu marundi ni hafi 10,000 uburaje ngiye ko ni nayo ikigura 2 swagiyewe iyo ni brand no wamamaza abakeneye kwamamaza bazatwishyura
ariko ubu nciriritse ubyuze umuntu uciriritse kandi ndenze uciriritse ntabwo baba bambaye zahabu ku matwi no mu mazuru. nawe uri kuzibona ariko njya numva izina ryawe nkaryumvamo kenshi. uryumva ngo iki? njya numva abantu barivuga ngo iki? ngo barivuga nabi cyangwa ari neza? njya numva ari mu izina rimwe ry'intumwa mu ntumwa z'Imana zigiye zitandukanye. yego niko iryo zina ryajyaga ikibazo riza. mfite menshi nitwa ubundi banyisanzwe banyita shemusi usiyo bisanzwe utanga mushiki wanjye akazuba ka mu gitondo. shemusi numva ari ibintu bishyushye. yego shemusi okay ni sawa. ni sawa mani hari ejo warampamagaye. ejo warampamagaye hari ibyo wambwiye. ndakubwira ati uno munsi mu ma saa 11 twaza kuganira. ariko nanone ndanakubwira ati nagiye gutungura ahantu basigana na kamera yanjye basigana na mikoro. bitewe n'impamvu turaza kwihangana mu buryo telefone yanjye irenze gukoresha ariko kamera mpamvu 250 ikibazo cya mbere ni uko banyuma ko afite nyinshi anafata amavideo y'ubukwe n'ibiki n'amafoto afotora yarangwa ati kanwa umusada. gusa kamera yanjye hari umumama wo muri Canada wayinguriye vuba ndayibona ko turi muri leta y'ubumwe nitwijya tunanirwa cyane ko twigirije kabisa. dusuhuza abarundi bose n'abadiaspora n'abagande n'abari muri Saudi Arabia n'abari muri Oman n'abantu bari Dubai cyane Kenya hose hariyo na musaza wanjye. yego ariko baba ngo yagiye mu bintu byo gukora ibintu by'ikawa y'u Rwanda kubimurika muri biriya bihugu. wow ndumva ubizi cyane. ikawa y'u Rwanda iri hose ku isi kabisa iraryoshye. abakeneye kwamamaza muduhamagare tubamamarize. nimero kuri screen nibyo iyo ni nawe ayikuye mu mamagara ikabageza kuri buri kimwe mushaka. twicaye hano kubera iyihe mpamvu? twicaye hano kubera impamvu nayita iyanjye ntabwo nayishyira ku wundi muntu. niyo bwite ngaho utangira mu mizi. urebye nyine ikintu naguhamagariye mbese ni nk'ubufasha cyangwa ubuvugizi niko twabyita. nyine urareba nyine urabizi ko mfite umupeti w'imyaka 3 ni umwana wanjye ni w'imyaka 3. namusigiye papa we bitewe n'impamvu runaka nayo nayivuga ntaribi. uyivuge nimba ari ibintu biprive ntubivuge. ntabwo biri prive. byagenze bite kugira ngo papa w'umwana wawe urumva mumusigire kuko aribyo njye nawe twabanje kuganira ndabizi nyine bitewe n'ukuntu naguhamagaye nkumva ngukeneye kandi n'ejo warabimbwiye n'umusore wabimbwiye. gusa nyine ndabonye bigize n'isangira ngo ntibibuze ariko kuba waje nyine nahise binyereka byinshi ko zirikana abantu benshi mu bice bigiye bitandukanye. nyine umupeti wanjye namusigiye papa we bitewe n'impamvu iyi ngiyi. njyewe ndi imfubyi nta mama ngira nta papa ngira. ubuzima nari mbayemo bwari bukomeye cyane ku buryo natari bubashe kurera umwana kandi papa we nta kintu yamfashaga habe na kimwe kuva yavuka nta n'isurubeti yiwe nta n'indumane yiwe nzi. namusigiye papa we namumusigiye kuri kamera. nk'uko naba ndi hano turi kumwe njye nawe nk'uko naguhamagaye noneho ngiye ukahita umamagarira papa we nkamumusigira kuko nari nabuze ukuntu namusigira kuko iyo muhamagaye njyewe yanga kumfata. nyine nahisemo musigira. noneho nyuma ikintu cyaje kumbabaza naje kumubonana umunyamakuru umugore w'umunyamakuru kandi nawe afite akana k'agahinja. nawe afite akana k'agahinja nabonye ari agahinja afite nk'amezi 3 cyangwa 2. noneho nahise mbona yuko papa wiwe nawe ashoboye kuba yaramutaye abandi bantu bakaba bamutoraguye sinzi ukuntu byagenze kuko papa we yamuhamagaye arankupa. wowe washidutse ubona ku munyamakuru? nashidutse mbibona kuri YouTube mbona ari umugore w'umunyamakuru umufite. ndavuga ati se ni gute umwana wanjye binera nyine muze kubitekerezaho cyane. ndavuga ati reka mpamagare Siaka ankorere ubuvugizi mbashe kubona umwana wanjye. ariko uzi ko nabaye HCR
cyane n'umwaro wana niko urebye nyine kuko nagiye mbona Ariko ngewe nta abantu benshi kibazo. bagiye ufasha bagiye batandukanye ndavuga ati muri abo bagiye ufasha nanjye wamfasha Yego. niyo mpamvu ngewe naraye nguhamagaye nijoro ndavuga ati mfite ikibazo n'iki sayizi twahura tugahuza niyo mpamvu nyine ngewe naguhamagaye pe kuko nabonye none urashaka uriya gusa ntabwo nataye umwana wanjye mbishaka kuko nta mubyeyi wakemera kwikuraho umwana wiwe ngewe ntabwo namutaye mbishaka wamuhaye kubera ihe mpamvu namumuhaye kubera ubuzima nta babyeyi ngira nta data nta mama mbona kandi umwana yarageze igihe cyo kwiga ubwo rero namumusigiye papa we bitewe n'umubona n'uko ameze kandi papa we afite ubushobozi pe nawe se nahise ntekereza ati wenda azamushyira mu ishuri ariko icyantangaje ni ukuntu agiye kubona nkabona ari ku munyamakuru ushatse kuvuga ngo umunyamakuru anderera nkande anderera nkande ukanasaba afite se na nyina wabuze uvuga ngo mu Rwanda haba ubuyobozi urifuza ko ubuyobozi bwagufasha kumenya uburyo umwana wawe yageze ku munyamakuru n'uburyo utagomba guhabwa umunyamakuru wawe nibyo nifuza niyo mpamvu utagomba guhabwa umwana wawe nibyo wifuza hanyuma uwo munyamakuru ugerageje kumuhamagara muravugana niba muvugana kubwira iki uwo munyamakuru naramuhamagaye pe arambwira ati umwana wawe ndamubwira ati se umwana uba aho ngaho witwa Ishimwe Claver ninde wamuguhaye arambwira ati njyewe ni umugabo wamusigiye umunyamakuru mugenzi wanjye mbona nta kuntu mbigenza nifuza kumuzana iwanjye ndamubwira ati se ko ndi mama w'uwo mwana nta kuntu wamuha umwana ngo ntabwo bishoboka ubwo nagira ngo munkorere ubuvugizi ngiye mbona umwana wanjye none se ko utagiye mu buyobozi ukegera ngiye cyane ko wabonye kubera ko byanyuze mu itangazamakuru cyangwa wabonye ko nabonye yuko ari umunyamakuru ndavuga ati ubwo ari umunyamakuru nawe ukaba uri umunyamakuru abanyamakuru benshi muraziranye muraziranye mu nce zigiye zitandukanye mukorana henshi hagiye hatandukanye muhura na benshi bagiye batandukanye niyo mpamvu nifuje yuko nyine nahura njye nawe noneho ukankorera ubuvugizi kuko mbona ugenda ufasha benshi hirya no hino tu niyo mpamvu nifuje kuguhamagara ngo ati wankorera ubuvugizi uyu munyamakuru aradukurikiye kuri Kigali News 500 turaziranye cyane afite channel yitwa izina rye nashaka kuvuga kubera impamvu wenda nawe ntumuvuge ari impamvu ushobora kuvuga ikinyamakuru cy'umuntu akaba ati ntabwo nagusabye kunyamamariza ni umunyamakuru twabanye ibihe byinshi bigiye bitandukanye tuziranyeho nawe byinshi mu bice bigiye bitandukanye ndizera ko nimba akurikiye Kigali News 500 nk'uko ayikurikirana ndetse turi live kuri Instagram nitwa Tuje Manager Ishak kuri Facebook nitwa Tuje Manager Ishak kuri Twitter nitwa Ishak Manager Official aradukurikirana gerageza n'umubyeyi rwose uzamuhuze n'umwana we nicyo kintu nifuza kuba yamuzana umwana ega nubwo mbaye mu buzima bubi ni ubuzima bubi pe niyo naramuri hura twararanamo n'umwana wanjye kuko nari namusigiye papa we ntabwo numva ko undi muntu yanderera iyo wumvise ijambo mama urisobanura gute kuri wowe mama nkuko ego nyine njye nta babyeyi mfite nababuze nkiri muto ariko waravutse ariko naravutse waranarezwe waranabyawe ego nyine narezwe amezi makeya andi mezi nyarwa na muka data ariko ikibi n'ikiza ndakizi ngo nsobanura ijambo mama ijambo mama mbese siko navuga ngo rihira bake kuko abenshi ntabwo bafite ababyeyi babo wasanga nawe nawe ufite bavutse ku giti cye afite mama wanjye wenda papa nawe ufite gutuma ariko ijambo mama ntabwo avutse ku giti mu ijambo ufite mama ntabwo ufite papa ntabwo urumva ko nta rukundo rw'ababyeyi bombi ufite urwa data narubonye gake naba nawe wararubonye yewe reka nkubwire nta n'urwa data nzi nk'uko umwana wanjye nta rwa data azi kuko iyo afite urukundo ntabwo namusigiye ushobora ko umwana wawe nta rukundo rwa sekuru bazi nta n'urwasaze wapi si ubwo nk'umutipe aguteye inda akakubwira ati sinjye uteye inda njyenyine aba yishingikirije iki naba njenga na pime DNA cyangwa DNA basigaye barabyoroheje ntabwo bikira amafaranga menshi umusenkani ariko hari abantu badukurikiye bari mu nzu z'ibihome tubasuhuza turabasuhuje kabisa uramujyama twahuriye mu rubanza rwa Moses uyu nguyu wari warafunzwe azira ibiyobyabwenge avuga ko afite umurima w'itabi muri Nyungwe ariko yaje gukora ubuvugizi itangazamakuru ryaramurokoye arafungurwa abantu bafungiye muri gereza ya Nyarugenge turabasuhuza kandi nta seni idacika ariko abakoze ibyaha bituma batafungurwa baziberemo ubuziraherezo elegisiya nta cyaha cyatuma udafungurwa kwica umuntu uretse kwica umuntu urabizi ibyo ari cyo
kwica umuntu ese ubwo umuntu yajya kwica umuntu nta kibazo gihari kirebye bafitanye wenda uri umwana ariko ntabwo ndi umwana cyane ku buryo natamenya ibintu nk'ibyo iyo wumvishe ibyabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi hari imiryango imwe n'imwe yabuze ababo kubera abantu runaka n'ubwoko bwabo bishe abantu aba bantu kuri wowe abo ngabo warimo kuvuga buretse nyine hari abagira ingengabitekerezo sibyo yamunyangire cyangwa uramwica cyangwa uramwicisha sibyo ariko hari abakoze hasi bamennye amaraso cyangwa uramwica cyangwa uramwicisha sibyo ariko hari abakoze hasi bamennye amaraso uretse gato banza unyumve nyine baricujije bemera ibyaha sibyo ariko nanone yego hari abababariwe nk'uko leta y'ubumwe ibabarira buri umwe wese sibyo ariko hari atarababarirwa nabo batifuza kuba baza muri sosiyete nyarwanda bitewe n'impamvu bavuga ati mfite isoni zo kuzareba umuntu n'ikiyari urumva abo bantu nk'abo bashobora kwibera muri gereza ubuzima bwose erega si hari n'igihe urumva ufungwa niba waba uzira akaha gato byonyine wagera muri gereza bitewe n'ubuzima uba ubayemo reba nk'iki gihe ubukode bw'iki gihe buragoye n'ibyo kurya baridanje hari igihe wifuza n'ibyo biriya bigori barya ukabibura none hari igihe bagera muri gereza ukifuza no gukodesha inzu nta bushobozi ukavuga ati nta bushobozi nabona hari igihe wagera muri gereza niyo warakoze akaha gatoya ukimva ntiwifuza gusohoka muri gereza ukitekereza ati ninsohoka muri gereza nzishyura iki inzu nzarya iki kandi mbayeho neza ndogeye ku gihe nubwo njya bigoranye ariko ndarya ariko n'ibyo bigenda birya kuba mu nzu z'ubuntu dusuza abapangaye bose turabasuje nanjye nihereyeho urakodesha byihorere nawe ndagusuhuje ajya no kwishyura inzu biba ari ikibazo ndagusuhuje kabisa nawe nakwikirije so icyaha cyose cyababarirwa ariko nanone ngiye numva ko umuntu wishe umuntu umva nkubwire yewe umuntu wanyicira yewe ukanyicira umuntu wanjye n'imbere y'Imana n'Imana ibyumve nijya no mu ijuru sinamubabarira nubwo gutanga imbabazi ari ibya mbere kugira sinamubabarira uva nkubwire ushobora kutamubabarira ariko wibuke ko perezida atanga imbabazi ni umubyeyi wacu ariko perezida yatanze imbabazi ndetse wavuguruzaho icyo we wanze kuzitanga uzabona yababariye benshi n'abababariye noneho hari igihe wowe utashaka kumubabarira kandi perezida yatanze itegeko ntacyo wahinduraho hari n'ababarira bakavuga ati barabuze kutubabarira ariko nanone ku rundi ruhande izo mbabazi se aba twabita ibigwari ngewe reka nkubwire ni nk'abantu bakora ngo viyori bakabakatira ngo imyaka ngo 25 ese ubura 25 baba babona ari igihe ukora viyori noneho indu ikitera abo kandi bakagufata ngo viyori 25 umwana akazavuka yumva ngo se ariko si ureba ngewe nubwo ubona kuri kamera ngo ndi umwana ku isura ndi umwana yego peka mzemere ndi umwana ariko ngewe sha bantu ufungiye 25 ndabasuhuje kandi mwumve mutuye reka tuve kuri icyo ngicyo umuntu yakakwiye kuzira igitsina kayibaza akanyama kadapima n'irobo ukakazira kuri 25 hoya wallahi tuvugisha ukuri uraseka hoya tuvugisha ukuri ukagera ugafunga imyaka 25 utarareba no hanze ubona mu gihodi ariko reka ngubye none se reka tumve viyori y'imyaka 20 ariko sureba n'imyaka abantu bafungisha abantu bate wakoze viyori sha ndabasuhuje nasina n'abasuhu n'abagome sureba ngira umutima wa muntu sureba n'umugabo wanteye inda nawe ndamusuhuje nubwo ntacyo mfasha nta n'icyo ariko nawe ari mwisheme ejo bundi ngo hari ikintu yazize abarisheme ariko ntabwo yazize akanyama kadapimiro yazize ibyo ku giti cye ntabwo yazize ngewe nta mutima wabona nafungisha umugabo nubwo nta kintu wari ufite imyaka 19 sibyo ubana urugero nyine ubyara cyangwa ndafite 17 wowe nari n'undi umwana urumva ataragohote nyine yari akwiye kurya isheni ariko ntabwo yamfashe ku ngufu mu bakecuru niho n'ibere narigemuye mu bakecuru niho n'ibere n'abantu bajya mu bana nkamwe cyo mubana munsi imyaka yawe cyo n'abantu bafite abana imyaka 3 2 5 bo nibyo umuntu mufata umwana w'imyaka 5 2 3 uwo nguzi ku ntamu cyangwa ipoto y'amashanyarazi nkandi buto ahubwo ayo mashanyarazi ni mato niko tugiye kureba umwana w'imyaka 5 usize umukobwa mungana cyangwa umucecuru uzi ko kugira mfata umwana w'imyaka 5 ndi umuhungu najya kureba igicecuru cyangwa
nanafata sister ngewe wakugira ngo nziri umwana aho ngo munafata umwana w'uruhinja yafata mushiki we ariko nabyo ni byo nese nagurumva abakobwa bagenzi babo baryamana ari babiri ari abahuje igitsina n'abawutipe bakaryamana bahuje igitsina nese nuko babuze akana k'imyaka 5 nuko bavuga ati nuko bagira ngo yirinde respect yihe respect muri we ayirinde ikibazo hari abantu bajya mu inturanye ko nakina n'abana nyina n'abanyina mwajya mujya muri abakuru ukina n'abana ntukina n'abanyina nyina n'abanyina si nyina n'abana abana ukina n'abanyina no kare bakuru nturese ubwo kumbwira ikindi uri muri bazo ukanisubiza natubuye bege hari njya nekereza nkumva biranancanze ukina n'abanyina ntujye ukina n'abana nase ko kitumva ko bazira viole bakinnye n'abana wabagira inama nkaho nk'umunyamakuru wanasaba ikiganiro kuri Madrid gereza bakaguha ikiganiro ukabagira inama bakajya bakina n'abanyina abantu bamfasha ba ngo nsabira ngewe zicyo nagusabira oya gereza nagusabira gute wowe ukina n'abanyina akatsabira bakina n'abana nsabira leta y'u Rwanda sibyo nsabire n'ukurikiye n'uzagire za Nyarugenge ubu ngubu yabaye urumva minisitiri w'ingabo kandi aba mu Cyumbati urumva uwo musimbuye munsabire nzapfa bazama ikiganiro cyo kamera yanjye njyaneyo na mikoro ubundi bari abantu bazira viole bagira inama ngewe ikintu nagusabira bagira inama nasaba n'uwo nguwo bakuriye bose wallahi ukuriye gereza wa Madrid muzamere Kigali News cheke chuba isiyaka manager udakina n'abakina banye azabaho ikiganiro bari abantu bafisira viole mbabaza ubundi byaje impamvu byagenze nanabagire n'inama abantu ukiyesanga umuhungu w'imyaka 40 ashyukuye umwana w'imyaka 5 so babuze igice cyangwa igikobwa bangana ujya wibuka ko aba bapfuma bati nujya ku mwana nkuriye ngo uzakira uzi ko hari igihe bakutegeka ngo nujya ku mwana w'imyaka 5 ngo uzakira uzi ko hari abantu babategeka gutyo ukaba utemere kurara ku buriri ukarara hasi kandi ufite uburiri bwa dana nese jone ntabwo wumvishije umugabo harahakuye muri zira ntara ngo rongora ibisimba ngo kugira ngo azakire ngo atarongoye igisimba buriya bukira afite no gupfa ya ariko nibisimba ngo byabibasiye nabyo ngo wumvishije jone umugabo avuga ati biraza bikadutereta bikadukarisa bikaba tukaryama ukaryama muri wanyu ukajya wumva ururyamanye n'umugabo kandi nta muntu muri kurukamene ari igisimba n'abakurikiye parike bayikurikira buri munsi n'abayirinda izi nyamaswa nazo cyane nk'abantu bigiye bura ubukerarugendo buranda basuhuje bahura n'ibisimba bigiye bitandukanye mu nce z'iryo no hino ndabasuhuje turisoreza tugana ku musozo ingingo yanjye yanzanye ibyo si byo byanzanye nababwiye reka abantu badukurikire tubizeze ko tuzagaruka umwana twamubonye bitewe n'ubuvugizi bwawe no kubera Imana ariko Imana ngo ifashe uwifashije nkuko nanjye nje ikintu nifashije ni ukugutumira nkayo umunyamakuru uzanye n'abanyamakuru bagiye batandukanye hirya no hino kandi wambwiye ko n'umuntu aziranye turaziranye nese ni gute ufasha benshi atangizwa na ka ufasha simbizi sinzi n'izina ugashyiraho ufasha benshi nanjye nifuje ko wamfasha kuko nanjye nacyo nacumuye ku Mana impamvu namutanze si uko ari njyewe cyangwa si uko mwanzi ukubera ubuzima ndi imfubyi na mama na data sinamushyira nyirakuru na papa we na mama ubyara papa we nawe nzi ubyiba ati njye namushyira ati mvuge ati mushyize hano umwana cyangwa aratagize igihe cyo kuvuga cyangwa kumenya ubwenge kuba mwavuga kuri telefone mukaganira umwana wanjye afite imyaka 3 kuba yavuga ndamubwira ati bimeze bite ni sawa ariko sinamuvugisha mukuye nanjye twanye tw'imyaka 2 kuri kamera nkamubwira ati se ndibaza ati se ni gute nsigira papa we namuhamagara akanga kumfata niyo ndifuje kugira ngo nguhamagare kuko nagiye mbona kuri YouTube nahe hose no kuhe hose ujye ufasha benshi bagiye batandukanye reka dusoreze ku kintu kivuga ngo umubyara abo bashije kurera atawisubiza uko nakisubiza ni nkuko nanjye ukomeza uko ubu sinakifuza kubyara undi mwana kuko n'uwambere navuga ko yananiye bitewe n'ubuzima mbayemo si bworoshye gusa ahubwo nifuza no kuzagutumira iwanjye ukanansura abakobwa bagenzi bawe ikintu mbifuriye usanga biyandarika n'ibibuke prudence bakavuga ati ikibi n'iki ni sida no guciye mu ijambo hari abakobwa benshi nyine numva bavuga cyane n'abaca bumva ikiganiro cyane inshuti zanjye ngo nago ngo twakoresha prudence ngo nago twareba mu mishashi ariko reka mbabwire ushobora kutayirira mu ishashi noneho ukibuka kwisama wasandaye urabeheruka wapi tabiro nta n'ibyo nkeneye nta nyikiza cyabyo birimo nimba ntacyo urenze tugushimira kabisa ntacyo urenze nta na kimwe gusa nyine cyo nifuza nawe nakikubwiye kandi umbere umuvugizi nk'uko nagutumiye kandi nagutumiye mbikuye ku mutima kubera Imana bizakunda inshallah hasta la vista